Uyu munsi tubona imigenzi itandukanye tutazi imva n'imvano yayo, gusa ko twayisanzeho twayemeye nta mananiza, turayikurikiza, turayakira, yewe tunayifata nk'umuco wacu. Gusa benshi muri twe tubikora mu gihiriri tutazi neza ubusobanuro bw'ibyo turiho dukora, gusa uko tuzi uko bisanzwe bikorwa biba bihagije ngo natwe tubikurikize tutiriwe tubazo byinshi, dore ko tuba tunafite byinshi bitari bike mu mitwe yacu biganze amatsiko yo kumenya ubusobanuro bw'ibyo turiho dukora, nyamara byari bikwiye. Imwe mu migenzo ifite ibisobanuro yewe bitari n'ibya hafi aha ni imigenzo ikorwa mu bukwe kuva butegurwa kugeza burangiye. Ese ni bangahe bibaza ibibazo ku migenzo y'ubukwe nk'ikanzu umugeni yambara, agatimba, indabo ndetse n'ibindi? Aka ni agacuma k'ubumenyi usoma ugasobanukirwa, wacurura ugacana ku bintu kutamenya. Njye nitwa Confiance, bahaye ikaze. Ubundi bivugwa ko nta kibaho nta nkomoko, gusa bikaba ikibazo cy'ingorabahizi kumenya buri kimwe inkomoko. Uyu munsi amakwe menshi ku isi yaba yutaha ayibona ku mafoto ndetse n'amavideo hirya no hino ku isi, uzasanga umugeni yambaye ikanzu y'umweru. Niba ibihugu bitandukanye koko biba binafite imico itandukanye, kuki benshi bahurira kuri uyu muco wo kwambara ikanzu y'umweru? Ese ubundi koko ni umuco? Kurikira. Ubundi mu binyejana byo hambere dukurikije inyandiko zitandukanye zirimo nka Ohio State News, Encyclopedia Britannic ndetse na Safan Living, izi nyandiko zose zihuriza ko hambere umugeni bitari ngombwa ko yambara ikanzu y'umweru mu gihe cy'ubukwe, dore ko habagaho amahitamo menshi atandukanye. Ubundi ikanzu y'umweru yafatwaga nk'ikanzu igoye gukorerwa isuku bigendanye n'isuku yabagaho muri icyo gihe, kandi ntago yajyanaga n'ibindi bikorwa cyangwa ngo ibe yakongera gukoreshwa. Ibyo byose bikabera imbogamizi umugeni kuko bayahitamo ikanzu y'umweru akayirutisha andi makanzu y'amabara atandukanye kandi meza. Aka kanya wahita utangira kwibaza ngo kubera iki abageni b'iki kinyejana tugezemo ndetse n'icyakibanjirije ahagana mu musozo wacyo bakunze kwambara ndetse n'uyu munsi bambara amakanzu y'umweru kandi babikomorahe? Ibintu byo kwambara amakanzu y'umweru mu gihe cy'ubukwe ku mugeni byadutse biturutse mu gihugu cy'Ubwongereza, ko wari umwamikazi w'Ubwongereza Victoria n'igikomangoma Albert ubwo bakoraga ubukwe tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1840. Icyo gihe umwamikazi Victoria akaba yahisemo kwambara ikanzu y'umweru nk'ibara ritari risanzwe rimenyerewe mu gukoreshwa n'abageni b'icyo gihe, ari ryo bara ry'umweru. Nyuma yaho inkuru yabaye kimomo, umugani w'umunyarwanda, ibinyamakuru birandika, amafoto akwiraho byashobokaga, binagendanye n'iterambere ryariho muri icyo gihe. Gusa birakunda bigera henshi ku isi kuko umwamikazi Victoria yari umuntu uzwi cyane nk'umuntu wari ukomeye muri icyo gihe. Ibyo bikimara kuba byahise bitanga umukoro ku batari bake mu gutera ikirenge mu cy'umwamikazi Victoria. Nibwo bwa mbere amakanzu y'umweru ku bageni yaje kuba yatangira kwambarwa, gusa ntabwo byaje kurangira mu Bwongereza gusa, kuko mu kinyejana cya 20 byatangiye gufatwa nk'umuco n'ahantu hagiye hatandukanye ku isi. Kugeza na n'ubu akaba ariko bimeze mu bihugu byinshi bitandukanye, nubwo atari byose. Ikanzu y'umweru ku bageni yaje gukwirakwira mu bihugu by'Uburayi, benshi bakomeza kwiyambara ikanzu y'umweru ndetse amakanzu y'umutuku asa nk'aho ahejwe cyane asimburwa n'ikanzu y'umweru. Byaje kuva mu bihugu by'Uburayi bikomeza mu bihugu bya Amerika ya ruguru, Amerika y'Epfo ifatiraho, Aziya, Afrika natwe nambarwa karava. Kugeza ubwo uyu munsi wa none kubona umugeni utambaye ikanzu y'umweru bisa nk'igitangaza, hari hamwe na kuka ririho ry'umwenda umugeni akwiye kwambara, ndetse kenshi ni wegera ugize kwambara, ushaka kwambara n'uteganya kuzambara ikanzu y'umweru mu gihe cy'ubukwe. Ibisobanuro aba batatu bazaguha akenshi uzasanga bitandukanye, ndetse ntuzanatungurwa no kumva kubwiye ngo nanjye simbizi. Gusa nanone yuvuze umugeni akenshi bijyana n'ibyo akoresha mu gihe cy'ubukwe. Aha ndavuga nk'indabo umugeni afata mu ntoki, harya ubundi zo burya ngo zifitiye inkomoko. Indabo umugeni afata mu ntoki bisa n'ibyatutse vuba aha, kuko mbere indabo umugeni yazambaraga mu ikamba, zikaba kandi zari indabo zihumura. Uko ibihe byagiye bisimburana, indabo umugeni yaje kujya zitwara mu ntoki, gusa batangiye bazikoresha. Bavuga ko indabo zari zifite umumaro wo kuganza umwuka mubi umugeni ashoboraga kuba afite. Gusa ko umugeni baga afite umwuka mubi ukabije, yaba umwuka uturuka mu kanwa cyangwa se uturuka mu mubiri, ahanini aterwa n'uburwayi runaka, byasabaga yuko yinjira mu mihango y'ubukwe amaze guhekenya tungurusumu zimufasha kugabanya umwuka mubi washoboraga no kuba wabika ibirori, bitewe n'uko umugeni afatwa nk'amata, kandi burya ngo amata agira gitereka. Ngayo nguko indabo zazanywe kugira ngo zigabanye umwuka mubi ushobora kuba wakwibasira umugeni mu gihe cy'ubukwe. Ariko kandi uko ibihe byagiye bitera imbere, indabo zagiye zisimburwa n'amadodora ndetse n'amaparfait. Ibihe birahinduka, za ndabo zari zifite umumaro wo guhumuza ahubwo zihinduka umutako. Izari indabo zitoshye zihindurwa indabo za plastique. Uwo nawo ni umwe mu mugenzo uranga ubukwe bw'uyu munsi ndetse n'ubwabanje. Mu by'ukuri nta kindi gisobanuro turetse iby'uko umugeni aba atwaye indabo mu gihe cy'ubukwe. Benshi bakaba batanazi igisobanuro cyabyo, ariko burya bizakugora kubona ubukwe
umugeni atambayemo agatimba. Kwambara agatimba byo byaturutse ku myumvire itandukanye y'abantu b'icyo gihe, aha byafatwaga nko gukingiriza umugeni ivumbi cyangwa indi myanda yose ishobora kumubangamira. Ariko kandi mu myaka yo hambere umugeni yagombaga kuba ahishe, atagomba kugaragarira amaso ya rubanda ngo bamenye amarangamutima ye cyangwa inenge yaba afite, kuko akenshi mu bihe bya kera hari benshi bashyingirwaga ku gahato cyangwa habayeho kumvikana kw'ababyeyi ba nyir'ubwite bagiye gukingirwa batarigeze babigiramo uruhare na ruto, bagashyingirwa bataziranye. Umugabo akabona umugore ku munsi w'ubukwe amaze kumutwikura ishuka, dore ko udutimba twari tutaraza. Gusa uko ibihe byagiye bitera imbere, ishuka yaje gusimbura agatimba ndetse akaba ari nako gagikoreshwa magingo aya. Kurinda ivumba umukobwa, kwirinda ko amarangamutima ye yajya hanze, rubanda bakabona uko yiyumva, ndetse no guhisha inenge ze zigiye zitandukanye. Ibi byose nibyo byashingirwagaho kugira ngo bamushyire ishuka ku maso mu gihe agatimba kari kataraza. Uko ibihe byateye imbere niko agatimba kaje maze gasimbura yashuka. Ngiyo imigenzo itatu y'ubukwe abantu benshi bakurikiza, yaba ababizi yewe ndetse n'abatabizi bagahura ku kintu kimwe, aricyo kuyikurikiza. Gahunda cumbitse sinsoje, ndinikije ngo dusangire ubumenyi. Aka ni agacuma k'ubumenyi usoma ugasobanukirwa, wacura ugacana kubera no kutamenya. Njye nitwime confiance. Bella ciao, bella ciao.